Yesu yampaye agakiza ndi ku mihanda. Ubwo rero urumva ntiyari kumpa agakiza ngo mbakuzeho, nahise njya kureba ab'imihanda baraza turibana. Ariko ubwo si ibyo ra, amashimwe menshi cyane ntabona uko mvuga. Ubu nujuje ibyumweru 3 nanjye ndyamye mu nzu Imana impaye. Ubu nanjye sigaye ndi nyiri inzu, ariko narafashe avance sirisoreri nk'abandi bagabo bayakura yabo ya banke hagasigara 65 nakwishyura inzu agasini hakahita hasigara 15. Ubwo 15 wabirya ukwezi kose utereje ugereje undi musahara. Ubwo imibare ikayitizamo ibihekane. Ubundi hari igihe imibare izamo iki ibihekane wahaha nibivemo kongera ugatangira nabwo ugakuramo nusurobo y'isukari kawungu ugateramo akadaba k'amakara ukabona wibagiwe umunyu kandi udaheruka kuwugura ukongera ugatangira. Mushumba dusengere muri uyu mwaka Imana igabanya ibihekane n'amahurizo mbese mu mibare. Muzamura ibiganza turamukanye. Haleluya haleluya. Imana iduhane umugisha. Twese dufate biriya dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 33 umurongo wa 14. Ni ijambo ry'igitsika mutima kuri nge, numva ashaka ko tuganiraho muri iki giterane gifite insanganyamatsiko nziza yanditse muri Zaburi igice cyaho cya 77 n'umurongo wa 28 havuga ngo ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nge, umwami w'iteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Mukumamagara rero mu giterane cyo kwamamaza iby'Imana yakoze binkora ku mutima cyane. Ariko twongero niri ryanditse mu gitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo wa 14 haranditse ngo arabasubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana idufashe cyane. Amen. Reka nongere nsubire mu murongo wa 14. Ni ikiganiro Imana yagiranye na Mose yereye ku murongo wa 1 kugera kwa 23 ubwo bari mu nzira bagana mu gihugu cy'amasezerano. Imana yicaza Mose, tangira kuganira na Mose data wa twese, amubwira imigambi afite. Uyu murongo wa 14 ni Imana yasubizaga Mose. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana idufashe cyane. Amen. Reka twongere tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana. Nge nitwa Nshiti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4, 2 b'abahungu na 2 b'abakobwa kandi n'abana beza basanasi. Turasa uhereye ku mfura ifite imyaka 10 ni inkumi nziza isanasi. None uwa kabiri ni umuhungu kandi nawe turasa. Uwa gatatu ni umuhungu, uwa kabiri agize imyaka 7, uwa gatatu agize 4 nawe ni umuhungu turasa. Neno uheruka kwibere wa undi duheruka kubona ejo bundi amaze kuba inkumi nziza iseka nkanjye, yishima nkanjye, yuzuye umunezero nkanjye, yujuje amezi 4. Nawe turasa kandi nta cyatuma tudasa kuko we yavutse bitangiye kwemera. Horenesha yavutse wongo bitangiye kwe siko bijya byemera we. Haleluya haleluya. Bijya byemera. Turi umuryango mugari, mu rugo hari abasore 10 twibanira. Nakuye ku mihanda kuko nanjye nabaga ku mihanda
Yesu yampaye agakiza ndi ku mihanda. Ubwo rero urumva ntiyari kumpa agakiza ngo mbakuzeho, nahise njya kureba ab'imihanda baraza turibana. Ariko ubwo si ibyo ra, ndumva ari ibyo ngibyo. Muraza kubona ndi gucumbagira, ntago ari amafiyeri. Ejo bundi modokari yarangonze mu kwa 11 moto, paritse imodoka ndi kuganira n'umuntu ngo ngize gute paritse imodoka. Akoze ko byakweba. Ndimo nganira n'umuntu, shatani ne kunari umugome, abara motara bakwepe igare yurira brodiri angonga nturutse inyuma. Ashyiraho igisima nyigendera amezi 2. Kivuyeho nkomeza kugendera ku mbago, bansaba ko nkomeza kuzikoresha. Igihe basabye ngiye kuzana kabebe kanjye, ndeba kuntu njya kukazana kwa muganga afite imbago, nzirambika hasi njya kukazana, ngenda ncumbagira, fatiraho. None narubu ndacyafatiraho, ndabona biri kwemera. Imana ishimwe. Ubwo rero gucumbagira iyo nkandagiye nabi, nagize ikibazo muri cheviye, mpita mbyumva, namwe murabyumva. Mfite amashimwe menshi cyane, ntabona uko mvuga. Ubu nujuje ibyumweru 3 nanjye ndyamye mu nzu Imana impaye. Ubu nanjye sigaye ndi nyiri inzu. Reka mbivuge, sigaye ndi nyiri. Oya, ntago ari nyiri byondo, nyiri inzu we. Ko ni tafari rihiye. Kandi ubwo na shari wanjye nawe ni nyiri inzu, kuko nta gasini ku gasini. Kandi ubwo buhamya ndabutanze ntabwo. Ubwo rero utagira ngo mbonye inzu byari byoroshye, byari danje. Basohoye mu nzu y'ibyumba 2 na salo n'uruhinja rw'amezi 4. Nari mfite intebe zashaje zishiramo n'ubuntu bwo gusaza, zirasazuruka. Hari igihe zisaza zikanasaguruka, ku buryo uzuri umushyitsi zikitegura kuguha karibu utaricara, kuko bo muri uru rugo ziba zarabamenyereye, nabo barazimenyereye, baramenye tekinike zayo. Ubwo rero iyo wazaga uri umushyitsi zakubwira ati karibu karibu, wakwicara ati ubwo rero byasabaga ko mu minota 15 ni wari mu mare 30-15 wabagusezeye. Kavuga ati reka da, rurukebu sinaruvamo, ariko iyeri ishobora byose. Mwaririmbye ngo nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute rihere, ibeshye sudusura imvura ikubye. Kuko mene izo nzu nta bikoni zigira, muba mu gipanga ari nk'imiryango 5 irebana. Ngo rero buri muntu ateka imbere y'umuryango we, kandi utatetse turabimenya. Gira kuba wicaye muri systeme ngo utagaruka zikakujyana hano, wakwamira iruhande rumwe imvura ikube, baranura imbabura iyiti kudepasa ati wigize amaguru, safuri yishyushye y'amazi ati birakudepasa, ukavuga ati karabaye. None mfite inzu ifite igikoni cyo mu nzu. Papa wanjye Imana imuhe umugisha, Shumba niviye wanjye na Meri hariya na Grafere hariya ku ruhande, barabizi ko banyomoye ibikomere, turagenda tubiganiraho. Nari mfite ibikomere bigeretseho ibikomere, na se wabo w'ibikomere, na nyirarume w'ibikomere, na nyirasenge w'ibikomere. Hari igihe biza bikidimba mu mutima bigahinduka ikintu cyitwa intimba. Nta mudogiteri ujya ugerayo
ngakire mani igipima zunguze ngo none ufite ibikomere bipima 39 uretse Yesu wenyine umenya ibikomere ufite akohereza abaviye nk'aba bafite umutima bakabyishingira kubikomora. Bantu twarashize, hari abantu bagenda barashize baranashiririye barajogotse bya bindi bitavuga ngo nugupfa uhagaze ku buryo umugore akureba nawe ukamureba ukabura uhoza undi mukarira mukanihoza mukiyo uzi kubaho nta usura nta nugusura nta wakuguriza nta nuwo waguriza uri sakina. Kwigana ijambo ry'Imana hari n'ubuhamya tutabona uko dutanga tabona ukuvuga gusa ahubwo Kristo azakomora agace akomora naho kandi gace mbese ukajya utobora ukavuga bitewe n'ibyo gukoreye. Zikuba w'imyaka kubyara umwana wa mbere ukabyara wa kabiri wa gatatu kuwa gatatu akaba ari bwo utangira kubona umuntu wemera kuza kuguhemba. Narababwenga ibikomere byose siko bikira, hari ibikira hari n'ibidakira, ariko Imana ishimwe ko nibyo bidakira iyo ukijijwe kuzuza umwuka wera ukamenya uko ubana nabyo. Vie umbabarira nuza kumemba kuri uyu nguyu uzambika umudamu urugori kuko nta rwarambara cyangwa uzamutegesha igitambaro. Iyo ngira mama ni wari kubikora none yaciyeho niko kana atarabona nayo imvange warabizi dukubita buri munsi. Erega tujye dushimira abantu bakiriho nitukabavuge baciyeho kuko ibi bacishijeho n'ibizahi bajyanye tujye tuba reka tuganira. Uriya muviye nawe wicaye hano inyuma inzu ndimo niwe wazanyemo umuriro aho kuriyo hepfo araza nkubita ibifaranga njya kuri rege nanjye niyemeye mbese ayo banca yose kuzana amapoto ndayabona kandi nkuzanye abaturage bose bangose nanjye ndawubaha kuko aho utuye ugomba kuba umunyamumaro. Ati mwese muze babaho umuriro we ubwo karitsiye ndimo narawuzanye. Uriya muviene wawuzanye mu batunga ibiganza bwenga Imana bahumugije. Yes. Se hari ikindi gisigaye ra nubona Brazil araho ngaho cyangwa yasohotse ngwino hano Brazil ngena mbavugeho nkureho ubundi fatireho urwanjye mbe ndurangije. Imana yajyaga imbwira reka ibyo ambwiye mbyiborere simbivuge ariko ibyo ambwiye binyuza muri Zaburi nshya. Twigeze dusenga twararangiye umwira mubwira ngo nguhaye ibintu byitwa ibintu irabahanje umuhanuzi angezeho amereza Bibiliya ravuga ngo mwana wanjye icyubahiro cyose kiri muri iki gitabo ndakiguhaye. Jambo rya kabiri irambwira ngo impaye abantu. Jambo rya gatatu irambwira ngo uzajya uca ku bantu bamwe bagusuhuze abandi ntibagusuhuze ariko bakuvugeho ubone ko bakuzi. Mitasubiza Imana ndabati Imana wabanje ukampa ibirayi n'imvange naho niryamira ko narangiye ubundi ikintu ushakaho niki nawe iby'Imana yari ivuze yari ibizi ubu yarabikoze ra inyura muri Brazil rero najya nigisha agafilime ya filime bigaca kuri Zaburi yaca kuri Zaburi bakabikota aho ngase ngo dere wa mupasiteri w'imihanda nkababara ariko simenye ko hapfunyitsemo ibintu by'imigisha muvuga ngo Imana imuhumugisha. Kandi ubwo njye na smartphone narifite mushumba narifite kakarasharana
naba mvuye kwigisha namenya kagishyizeho nkahita njya muri gare nkareba abakobwa b'inshuti zanjye bamaze kubona smartphone ate mwana ati nigishije bashyizeho we reka turebe we nkajya gutira kugira ngo nirebe kandi ndi umukozi w'Imana ndi pastor ariko iragukara nkavuga ngo niwahembwaga narahembwaga n'ibifaranga byinshi ariko narafashe avance sur salaire nk'abandi bagabo bayakura yabo ya banke hagasigara 65 nakwishyura inzaga sini hakahita hasigara 15 ubwo 15 wabirya ukwezi kose utereje undi musahara ubwo imibare ikayitizamo ibihekane ubundi hari igihe imibare izamo iki ibihekane wahaha nibivemo kongera ugatangira nabwo ugakuramo nusurobo y'isukari kawungu ugateramo akadaba k'amakara ukabona wibagiwe umunyu kandi udaheruka kuwugura ukongera ugatangira mushumba dusengere muri uyu mwaka Imana igabanya ibihekane n'amahurizo mbese mu mibare. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana twasanze mu gitabo cyo kuva ibice 33 ku murongo wa 14 twasanga ijambo rivuga ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ni ikiganiro Imana yari igiranye na Mose. Kuri uyu murongo ndakuramo ijambo rimwe rivuga ngo kuruhuka, iryo niryo ngira ngo tugende tugaruka tuganira tunasenga Imana. Ariko sindivuga muri iri jambo rivuga kuruhuka, ndarivuga mu kinyuranyo cyaryo. Kinyuranyo cyo kuruhuka nukugira gute? Nukuruha. None ndahita ndinerura ijambo rivuga kuruha, mvuga ngo tuzagerayo turushye. Tuzagerayo turushye. Ariko ubwo ni hehera mwijuru sankungirira gutyo. Ubwo ni he mwijuru. Iri juru abashumba batubwirije, iri juru twize muri Ecole de Dimanche, iri juru babaririmbyi bavuye hano kuririmba, iri juru tuzarigeramo. Dore ko bamwe dukizwa batubwiye ko kwa Yesu binagana, tuhageze turabibura, dusanga n'ibihari biri kure, muvuge ngo ni danje. Reka subiramo, abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu binagana, tuhageze turabibura, n'ibihari dusanga biri kure. Niyo wakwisumbukuruza ntiwabigeraho. Ariko icyangomeje niki? Nuko waduhamagaye bisumba, kuko bisumba rero arabigonda. Abyumvisha Imana ibaha umugisha, kuko bisumba gira gute? Kandi icyo namukundiye agonda bitewe naho ugeze, ntago abigondera rimwe. Sindabona yagondeye Minerivare nga mugondere kahunga mugondere igitenge cyarimwe, ahubwo aracunga akabona Minerivare irakwahagije abana kagonda ukakira, ejo akagonda y'inzu ukakira. Kandi uwo yagondeye ugira ngo Minerivare yishyuye imyaka 6 ya sogonderi yose. Mubyaraza mu babyeyi ukata ati haleluya, ati byagenze gutati mu makanya yishyuye, kandi ari igihembwe kimwe. Ari uko data yagize gute? Yagonze. Muri iki giterane cyo kuvuga imirimo y'Imana, Imana tukaba umva twagize ubuhungiro, data yongera tugondere bitewe naho tugize gute? Tugeze. Bitewe naho tugeze. Kugondera gukubita ibyo kurya. Umupasiteri uvuze ibiryo ndabivuze. Buri muntu avuga Yesu bitewe naho bahuriye. Ubundi yo washonje uvuga ku biryo. Niyo baguhaye gusengera umurwayi utangira uvuga ngo Mana ugabura wanakiza, bitewe naho wahuriye na Yesu. Ariko haleluya haleluya. Oh haleluya. Yesu akugondere nawe uteke nk'abandi byemere. Nzara yaranyishe na madamu.
kandi inzara kwishura reba ukagira ngo bari kurunguruka. Ya muntu ari guhengereza iki? Nta kintu ahengereza, ari amaso yagize gute yamenetse. Narababwiye ngo umushonji n'umunyenzara biratandukanye. Bundi umuntu maze kuba umushonji aba amaze kubona utumuramira, ariko akagira ibyo asonzera. Iyo ageze ahantu biyarurira rero, yatashye nk'ubukwe akabona ibishofeni ku murongo, agakubita amaso ikifiriti, ahita atangira kwatura atarakigeraho. Kavuga ati Imana wihangane ndayarura. Kandi ubwo ari ku murongo, imbere hari nka batatu, ajyana ukuboko isahani akaba yizanye, akajya aganiriza inyuma ati ariko ubukwe ni bwiza, ayibitsa agateraho ijisho. Data tugondere. Data agire gute? Atugonde. Gace gato. Ubuhamya busigara ama episode beze. Bujubura ama episode nabwo avuye mu ma season mbese na maseri. Twigeze turwaza umwana wa kabiri tutwita wa gatatu ari mu mezi 8. Wa kabiri turagenda bamuha ibitaro. Tumaramo ibyumweru 2 tuvuye nta muntu tugemuriye. Muririmbyi araririmbye aravanga ijya yemera ko byose bitugeraho. Ndi mu gipangu kirimo imiryango 5 irebana. Wanjye wa gatandatu, umwana mukuru njya kumucumbikisha, sigara mu nzu njyenyine. Njya kuri botike ari muri icyo gipangu, ndamubwira ati wamba abizi neza si yahandi yo muri icyo gipangu. Ndamati wamba bari ukankopa ikiro cy'ibirayi n'ikiro cy'umuceri n'akadobo k'amakara nkagemurira madamu kwa muganga. Ahita yisetsa ngo pastor nta biryo by'ideni bihari. Iyo uri umuroko rero bakongera ati muroko kugira ngo kikumvishe neza, nta biryo by'ideni. Ndababara ngenda nafite yonja. Ugenda udafite ujya babyita gutarasa. Geze imbere mura n'umugabo umwe ngo pastor ko wabuze sinari nguherute. Iyo rero yagukaranza ariyo yagukaranza, uzike nabatera kukubura kandi uhaba utarimutse. Ahitambwira ngo bana baguye fanta nari ahantu muri kantine. Mitamwe ati nta kibazo bayimenda yinywera mu rugo baranza akavide ndakagarura. None ukugira ngo ngemurire madamu yo fanta kwa muganga. Mageze ndayimuha araturikararira. Arambwira ngo uyu yinywa, ndamubwira ngo sheri ntago nagucura. Shimye Imana imyaka 10 yose tumuranye mu rugendo rw'imibabaro, ndacyamwita sheri nawe aracyanyita sheri. Ndamubwira ngo ntago nagucura. Rangije arambwira ngo ndayimupfundirira, ndamuha aranywa. Ukwanywa ku mutima bati buyayimara makancura nje rabigenza nabigenza tangira gusengera mu mutima nacure mbona ransigiye nanjye ndakirenza. Umwana turamucura arirwariza na serumu. None se twe serumu hari ubwo ari kuduha, twaramuretse arirwariza na se. Baradusezerera turataha tubura yo kwishyura ibitaro. Kandi iyo wabuze yo kwishyura ibitaro utanga igitanda cy'abandi. Shumba arabyibuka. Ndamuhamagara ndamubwira ati daddy nabuze yo kwishyura ibitaro. Arambwira ngo turavugana. Turaramo
arabizi sinjya muhamagara inshuro irenze imwe mba nzi ko yabyumvishije. Niba yaragize akazi kenshi ntumbaze, aranyibagirwa nawe turaramo kumuhema arabyibuka, ayanyoherereza bukeye nishyura ibitaro turataha. Mfite mituweli dusagura amafaranga 200 ariko twaraye ku rubaraza. Bari bamuteye imiti vanze niyo najyaga kugura hanze, siko banakuguriza n'imiti. Nabyo mwari muzi se? Neno ndagira ngo ndebere iyo foto, umubyeyi w'inda y'amezi 8 amaze ibyumweru 2 minsi 14 kwa muganga rwaje umwana. Urumva yari amezi ateze, rangije aheka umwana w'imyaka 4, fata akabido mu ntoki, nanjye mpeka ibaga protomanjo mu ntoki ni base. Hano turamanuka ku Muhima, pasiteri mama pasiteri inyuma ye, turakata Nyabugogo, pasiteri mama pasiteri inyuma ye, turakata muri gare turatarasa. Ngeze ku kiraro ndibaza ariko ibindimo n'ibiki, ni umuhamagaro gusa. Ngeze mu rugo turarira biswi ya 200 yasigaye. Abadamu Imana ibaha umugisha muri intwari, aragenda azanamo biswi zari hamuzigura 50 enye, havoma ibikombe 2 by'amazi, igikombe kimwe anomeramo biswi 2, ahereza twana tubira kari karwaye na kake nakuye aho nagiye kugacumbikisha, indi nanomberamo udukombe 2 arama ndarya. Ndeba kumucura ndavuga teje ntago yancuze kuri fanta, nanjye nukamusigire, ndamusigira turagasangira. Gose wabyuka ubundi hari imbaraga ubufite. Mu gitondo nka 3 numva umuntu arampamagaye ati pastor turi mu rugo se, nditaba ati ubundi nari kuba nagiye. Hari ibintu Imana imaye ngo nkuzanire, impase ngo nkuzanire, nanjye ku kazi ariko nari mbikuzaniye. Nzamuka mu gakorodori kari gahari, uriya dadara humva harimo n'utu esikariye n'inturiye umuhanda ntareba, ngenda muri systeme y'inzara yakwisha, ugenda mu ngendo yo guca bugufi. Wanze guca bugufi ariko hari icyaza kikagucisha bugufi. Systeme nyizamukamo namatirega naje, afungura butu y'imodoka, mitambona magafuka k'umuceri, mitambonamo ibirayi nk'ibiro 50, ibishyimbo nk'ibiro 30, mitambona makabido k'ubuto bw'igihwagari, mitamba muzima. Haleluya! Hari ibintu wabona ukayita uba muzima akakanya, nta serumu nyweye, nta binini parastamo, hari ibintu wabona ukayita uba data kugondera ugira ibyo ubona. Soza rero ni iki twakora kugira ngo iri juru tuzarigeremo? Ni iki twakora ko tubonye kurigeramo bitoroshye? Yesu yaragishubije aravuga ngo kugira ngo muzagereyo murasabwa guhinduka umunyu. Njya nibaza kuki atavuze ngo tubisukari. Tubaye isukari abadayimoni batunyunguta bakatumaramo. Yaravuze ngo tuba umunyu. Nitegeza ngo sukuba umunyu gusa, tugomba no kuba gikurukuru. Munyu rero urangwa n'ibintu bigeze kuri 5 sinabivugaho byose ko ndavuga ku cyanyuma. Kimwe muri cyo umunyu uraryoshye. Icya kabiri umunyu uririnda, ahantu usutse usanga ari umunyu. Birasaba rero kuba umukristo wirinda kugira ngo uzabashe kugerayo. Birasaba kuba umukristo wuzuye ibihumuriza zaza buri n'ibihimbano by'umwuka muri rwa rwego rw'umunyu uryoshya. Kuko birakwiriye ko abagenzi bacitse intege uhinduka umunyu ukabakomeza, ukababwira amagambo y'ibihumuriza. Hari abakristo usangana amagambo y'urucantege gusa, kabahumuriza mama we ihangane, yatabaye Esteri nawe izagutabara. Bese ukabimubwira useka kandi we washize waburaye, ariko reba uyu muntu ari kuguhumuriza, ihangane we Esteri, humuriza ataba ubu
abakristo babaye abakoboyi urabana humwe yanaririmba tuzajya mu ijuru kureba bari tuzajya ariko umuntu arimo arajyo cyangwa arimo aravayo tuzajya mu ijuru kureba bari tuzajya mu ijuru kureba beze kandi ibintu byose yigize umuntu w'umudanjeri heko ntiwamurenganya hari ibyamukubise bya urasaba guhinduka iki umunyu karyoshye ukirinda shamba rya gatatu ugahinduka umunyu ugatera intambwe wo kurinda munyu urarinda abantu ba kera bari hano iyo waryaga itungo mwabaza itungo inyama zaryo ntizishire barisigaga imunyu izo nyama bakazitara ku rusenyi bakazagenda bazirya gake gake zitangiritse birasaba kuhinduka umunyu ugatera intambwe yo kwirinda kandi ukarinda na bagenzi bawe wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo mwirinde hagati muri mwe hatagira umuzi wo gusharira umera hagati muri mwe birasabwa ko muhinduka ikiraro umunyu. Haleluya haleluya. Shambo rya kane umunyu uromora umuntu wakomeretseho uramusigira igisebe kigakama kikaniyomora. Shambo rya gatanu nawe ubwe wakomeretse twanashatse ko dusoreza muri iki gitaramo cy'amashimwe cyo gutangaza imirimo Imana yakoze kuko Uwiteka nawe watubereye ubuhungiro munyemerere bantu mwateranye ari abari hanze abana ari hano imbere tugere mu rwego rwo kwiyomora kuko ntawe udushinzwe buri muntu n'umuzigo we nta wakuzanye warizanye we ugatera imbabazi ngo mama Rudomo ngo sengera ngo umugabo wanjye yatashye saa 8 za nijoro uri kubibwira uwe nta gitaha reka gutetaho rero kagutetaho hamwe mwisengere ariko haleluya tutera intambwe tugera mu rwego twiyomora. Wiyamora witera imbabazi mwese ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa cyanditse ko icyari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye si itorero rya Rwampara sejemu adepa ko nararwaye nta wasuye haraguteye kurwara ngo narabyaye nimwasura hari wagutumye kubyara ntimukajye mugora aba iyakwanitse niyo izakwana. Ubwo yaravuze ngo nijye ukomeretsa kandi nanjye ugira gute womora itakomoye uratagangana. Hari n'ibisebe bikira rero bita umuvogo kajya ubona biza ikintu cy'igikoko kagira ngo biri gukira kagira ngo kiri kuma ariko wakwitegerezamo imbere ukabona kiri gucukurika cyo nicyo bita umuvogo. Bantu bicara mu iteraniro bafite ibikomere byacukuritse ku buryo anahimbaza igikomere kikamurindira ku muryango cyati byina vuba uze dutahe we akawusirimba ariko igikomere cyitwa Nyirinzu ariko umuntu witwa Nyirinzu muramuzi umuntu w'amafaranga ntavuge ngo urakoze haba ugashaka ikiganiro yaherekereje. Imana itugirira neza itwomora ibi bikomere. Yasanze ku muhanda narishwa n'itabi narishwa n'urumogi nararangi cyo bita kurangira najya narafimaga cyo bita gufima guco abyita gusepfuza amani cyo bita gukora ijisho. Hari abazi ibyo ndi gukora se
babyita kuroringa mani. Tureba bazi imvugo yitwa kuroringa, bazi kuroringa icyo ari cyo, bazamure turebe. Bariya bose ni bene wacu Mushumba, bariya bose buriya ni abacomaga. Muze kunyegera tuhite dukora ikibinda cy'abacomaga mwana. Kandi cyo gundira Imana ntiwayibaza ngo kukiriya wari imbobo wamuhaye ubupasiteri yahita ikuniga. Hari impamvu nyine. None se ziriya marire ntizari zikeneye uzihagararira se? Njye ahantu ziri kurwana ndazikiza. Nurukara nkahita nzirapira nkaza ati mani ni kumigaza se. Zikahita ziba ati bosi nawe yari indara ndagaza. Ubwo ziba zanyegereye. Dushimire yera yankuye mu biyobyabwenge, muyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Dusenga Imana. Twisengere ibindi naho ubutaha kuba yari hano nyine. Urumva nzajya nirasa amagere. Izo ni imvugo zo ku mubumbe mwazimenya se. Ni kugasima mwahamenya se. Ni kwirigara mwahamenya se. Ni danje tu. Ubwo rero ibindi naho ubutaha, ariko data tugondere mu izina rya Yesu. Data tugondere, tugiye kuyibwira ngo tugondere kandi uduhindure umunyu tubashe kwiyomora dukomeze urugendo. Twayibwira ngo itugondere twicaye cyangwa duhagurutse? Duhagurutse. Hari abantu ushaka gusengera muri iri teraniro barushye guko nari ndushye, kugira ngo Imana ibahindurire amateka. Iyamindurira izina nabibahindurira izina, iyanyoma ibyo bikomere nabibamara ibyo bikomere. Uzi kubana n'igikomere ugahinduka igikomere, ugatura mu bikomere, ukabana n'ibikomere utarafite Yesu ngo agahumurize. Biragatsindwa bizahere. Ariko iyo ufite Yesu nubwo ibikomere ari byinshi urapfukama akakubwira ngo humura, siko bizahora kubategereje. Wakongera ugatera ivi ikakubwira ngo ni se w'imfubyi n'abapfakazi. Wakongera igatera ivi ikakubwira ngo mwana wanjye nakubonye. Ubwo abandi ubasura bakatinya kugusiga muri salo, bakavuga ngo nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na cagi. Ariko iyo wakijijwe Yesu aravuga ati humura mwana wanjye. Iteka ari muri jye yansigiye kugira ngo ngira abakene ubutumwa bwiza. Uravuga ngo yagusigiye kugira ngo uvure imvune zo mu mitima. Hari abantu baruhishwa n'imvune izimaze igihe kirekire, izikibariho n'ubu, zose tuzizanye imbere yawe. Emera kuzikorera. Akira imvune z'uyu mubyeyi, akira imvune z'uyu mukobwa, akira imvune z'uyu musore, akira imvune z'uyu mugabo, akira imvune mwami z'uyu muntu urararira, akira imvune z'uyu muntu ushaka kwiyahura, akira imvune z'uyu wishwe n'inzara, akira imvune z'uyu muntu urembye utagira umwitaho, utagira uwabwira, uyu wishwe n'agahinda utagira uwadakira. Akira agahinda ke ukikorere, umubere igisubizo, umubere umutabazi, umuremere amahoro, umuremere ubutabazi. Wereye none yumva umukuyeho uyu mutwaro, nakebuka za mvune azishaka zibure. Hari abagiye baza imbere yawe barira. Nibutse umupfakazi urapfushije umwana w'ikinege, umunsi yazaga imbere ya, umunsi wari uhuye nawe, abari bikoreye umuramba bari bagiye gushingura. Wakoze gusa ku kiriba umusubiza umuhungu we ataha aseka. Uri Imana ivura imvune, uri Imana ivura imvune, uri Imana ivura imvune. Umunsi wahuraga na wa muntu wari maze imyaka 38 atagira n'uwo kumwitaho, warategetse ngo ahaguruke yikorera ingobyi yagende. Imvune ze zarashize. Guhera uwo munsi umuremera ibyishimo. Igihe wakiraga cya kirema cyari gihetswe na bane kidashobora kwigeza aho uri, bagicishije mu gisenge cy'inzu cyamanukiye imbere yawe, imvune zacyo ziribagirana. Nagushimiye
Imana ivura imvune, uri Imana iruhura, uri Imana itabara. Ruhura abantu bawe Mana, izi mvune zose zakire. Waravuze ngo nitukwikoreza amaganya yacu yose kuko wita kuri twe. Uranavuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Akira izi mvune aba bantu baruhuke, bagubwe neza mu mitima mu izina rya Yesu, amen. Bene data